abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abadwayi. Ndashaka kukubwira ntabwo Yesu yazanywe n'abazima, ntabwo Yesu yazanywe n'abakire, ntabwo Yesu yazanywe n'abafite amafarashi, ntabwo Yesu yazanywe n'abafite amazahabu, ntabwo Yesu yazanywe n'abakiranutsi, ahubwo Yesu yazanywe n'abanyabyaha, Yesu yazanywe n'abanyabyaha, Yesu yazanywe n'abagwayi, babandi barembye, babandi bagwaye ubugwayi bwananiranye. Abo nibo Kristo yaje, abo nibo Kristo yaje gukiza. Ntabwo Kristo yazanywe n'abazima, ntabwo Kristo yazanywe n'abakiranutsi, ntabwo Kristo yazanywe n'abifite, ahubwo yazanywe n'abadafite. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo nimuze munywe, ngo nimuze mugure, ufite ifeza n'izahabu n'utayifite nibaze, Yesu arabahera ku buntu. Imana ishimye. Wowe uruhijwe n'ibyaha, wowe uremerejwe, ni Kristo wenyine wakuruhura, ni Kristo wenyine waguha amahoro. Birashoboka yuko iwanyu mwifite, birashoboka yuko ufite abakomeye, ariko ndakubwira ngo umubabaro, agahinda ufite, ibikugoye, nta wundi wakuruhura usibye Kristo. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Always hunger for. Amahoro, Yesu ashimye. Ndabasukije mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nejejwe n'Imana no kubana namwe. Amazina ni Ingabire Jeanne d'Arc. Ikaze kuri Getsemani Channel. Abari bashasha, Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye wo kongera kuganira namwe tuvuga ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ishimye. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Yesu Kristo aje ahuri ari uw'ineza. Imana ishimye. Yesu Kristo aje ahuri ari umunyembabazi. Yesu Kristo aje ahuri yuzuye urukundo, yuzuye ubwuzu, yuzuye ibambe, yuzuye ubuntu bwinshi cyane. Yesu aje ahuri ashaka kukurokora. Yesu aje ahuri ashaka kuguha ubuzima busha. Yesu aje ahuri ashaka kuguhindura amateka. Yesu aje ahuri ashaka kuguha amahoro. Abantu benshi barananiwe, bararushye cyane, ariko ndibazi uwabaruhura, ndibazi uwabaha amahoro, ndibazi n'uwayabahesha. Ndashaka kukubwira ndawundi ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo wundi babambye ku musaraba, wundi baciye mu maso, wundi bambitse ikamba ry'amahwa, wundi bambitse umwambaro w'urubindo. Atari uko yarabuze imyambaro, atari ko yarabuze imyambaro, atari ko yarabuze kuyikura kwa uriya musaraba, ngahuko ngo nuko yaje ashaka. Niko umurimbyi yavuze. Ndashaka kukubwira ushobora kuba urushe, ese ari icyaha kikuruhije, ubuzima bukuruhije, ese utinze gusubizwa, uri mu maganya, urushe, ariko ndakubwiye Kristo aje ahuri ari uw'ineza. Imana ishimye. Ese witeguye kumwakira? Ese witeguye kumuha ikibanza mu mutima wawe? Yesu Kristo araguhamagara. Reka twubahe Imana, dusangire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana idahinduka, Mana yahozeho kandi izahora iteka ryose. Uri Alpha na Omega, indangiriro n'iherezo. Ndaho uzagusimbura nguko wasimbuye. Izina ryawe nirishimwe. Mana nzamuye icyubahiro cyawe, uhabwe icyubahiro iminsi yose n'iteka ryose. Ndagushimiye yuko abanye natwe, uraturinda mu mirimo dukora, mu byo tuba turimo mu buzima bwa buri munsi, haba ari mu kazi, haba ari mu mashuri, haba ari mu ngo. Mwami ukomeje kuturinda, ukomeje kuturinda ababyeyi, ukomeje kuturindira abavandimwe, ukomeje kurinda abatware, ukomeje kurinda abafasha, ukomeje kurinda abana, ukomeje kurinda itorero ryawe, ukomeje kurinda imiryango n'inshuti. Mwami ushimye. Data mwiza, uyu ni wa mwanya mwiza tuvuga ijambo ryawe, tukumva icyo ushaka kuvugana n'imitima yacu.
Ndakwinginze mwami Yesu, umwuka wera aze ahagarara ahantu, aze avugire muri nge nibere mikoro, usemerere ubwoko bwawe, ubabwire mwami, abarushye baruhure, abihebye mwami, ubaha amahoro, bahituze, abasubiye inyuma ubagarure mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba mwami, ndabaringe ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru. Imitima yumvira ijambo uyikoreho mu izina rya Yesu Kristo, amatwi y'umwuka uyakoreho kugira ngo babashe kumenya icyo ushaka kubabwira mu izina rya Yesu Kristo. Nasenze mwami ngo imitima yacu ibe ububiko buzima mu izina rya Yesu Kristo. Niko nsenze yuko uri kumwe nanjye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turasoma Matayo ibice 9 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Umutwe w'amagambo uragira ati: ahamagara Matayo. Yesu araguhamagara. Yesu arimo kuguhamagara. N'ejo araguhamagara, birashoboka yuko wamuniniye. Umwaka washize yaraguhamagara, birashoboka yuko witabye ariko agasuzuguro karaza usubira inyuma. N'uyu munsi Yesu arimo kuguhamagara. Yahamagaye Matayo, ariko uyu munsi niwe ari guhamagara. Matayo sakiriho, ubu ari guhamagara Jeanne d'Arc, ari guhamagara runaka. Nawe shiraho izina ryawe, sinabajisha izina ryawe, ariko ndakubwira ndi Yesu arimo kuguhamagara, kandi icyo ashaka no kukugira neza, uko nuwi neza. Umutwe w'amagambo turi uravuga ngo Yesu Kristo aje ahuri ari uw'ineza, ari umugwaneza, uw'amahoro, umwami wuzuye amahoro. Ubu aje ahuri kukugirira neza. Ese uramwitaba? Shuti yanjye, shuti y'umusaraba, shuti ya Kristo, winangira umutima aho kumva icyo umwuka arimo kukubwira. Reka dusome ijambo ry'Imana nanone mbisubiremo. Matayo ibice 9 umurongo wa 12 kugeza kuri 13. Umutwe w'amagambo uragira ati: ahamagara Matayo. 12. Abyumvise arababwira ati: abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abadwaye. Ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanura ngo icyo ngunda ni imbabazi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Amen. Aha Kristo we yararimo kugenda abona Matayo aho yakoreraga. Yarari umukoresha w'ikoro, aho yagiraga imisoro, ngasanga yicaye aho, ngaramubwira ngo urikira. Matayo ndago yateye hejuru avuga se mukurikire, ari kumwe mukurikire simuzi siki. Ahubwo Kristo aramuze ati ngurikira. Matayo yahise aherako arabaduka aramukurikira. Nawe Kristo ari kuguhamagara, kandi aje ahuri ari uw'ineza, ari umunyembabazi, yuzuye ubuntu n'ibambe. Icyo ashaka niko wabaduka ukamukurikira, niko wakumva icyo akubwira ukagikora. Imana ikugire neza kandi nanjye ngirire neza. Aha Kristo abanditsi n'abafarisayo barasetse ngati ngo umwigisha wanyu ngo yicara n'abanyabyaha, ngo umwigisha wanyu ngasangira n'abanyabyaha. Ndababwira ukuri yuko ntabwo Kristo yazanywe n'abazima, yazanywe n'abadwayi. Ntabwo yazanye n'abakiranuka, yazanywe n'abanyabyaha. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi. Yesu arashaka kukugira neza. Yesu arashaka kugutabara. Yesu arashaka guhindura ubuzima bwawe kuba bushya. Yesu arashaka kukugirira imbabazi. Yesu arashaka kukugira icyaremwe gishya. Nawe wasubiye inyuma, Yesu aracyagufitiye imbabazi. Ngo kwa Yesu ngo niho hari amahoro, ngo kandi ayo mahoro ngo yarasendereye. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo yemye abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura.
kandi ngo munyigireho ngo kuko ndi umugwaneza ngo noroheje mu mutima. Imana ishimye. Nta wundi twakigiraho gutanga imbabazi, nta wundi twakigiraho gukunda, ni Yesu wenyine. Yesu niwe rugero rwiza. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero Kristo aje ahuri ari uw'ineza, aje ahuri ari umunyembabazi, ntabwo aje ahuri ari umunyamahane, oya. Ntabwo aje ahuri afite ubukana, oya. Yesu aje ari uw'ineza, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye kugira neza kwishi. Imana ishaka kukurengera, Imana ishaka kugutabara, Imana ishaka kugukora ku maso, ukongera ugahumuka, ukongera ukava mu bidatunganye ukajya mu bishimwa n'Imana, ukava mu bigawa, ukava mu bibi, ukava mu ngeso mbi. Yesu akakugirira neza. Imana idukunda ikaba yaraduhaye Yesu Kristo. Iki twifuriza ni icyiza, si ikibi, ni iby'amahoro. Imana yacu itugire neza. Uyu munsi rero Kristo aravugana natwe atubwira ngo icyamuzanye ni twebwe, ngo kuko ngo bose bakoze icyaha ntibabasha gushikira ubwiza bw'Imana. Ariko hashimwe Uwiteka waduhaye Yesu Kristo, araza aratupfira, yabaye igitambo kizima gishimwa n'Imana ndetse gishimwa n'abantu. Amaraso ye niyo atweza akadukuraho ibyaha, amaraso ye niyo atubohora akatugira bashya. Yesu Kristo arimo araguhamagara, mwene data araguhamagara, shuti Kristo araguhamagara. Wowe wasubiye inyuma, Yesu ashaka kukugira neza. Wowe wasubiye inyuma, Kristo ashaka kongera kukugira uwo ashaka, were kuba uwo ushaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabwo turi abacu ngo twigenge. Teni ijambo ry'Imana rikavuga ngo turi insengero z'Uwiteka. Hagowe ngo uzaribata urusengero rw'Uwiteka kuko na Uwiteka azamuribata. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo arimo kuduhamagara, tubaduka aho turi twitaba umuhamagaro wa Kristo. Kristo ashaka kutugira neza. Ijambo ryavuze ngo ndashaka yuko ngo mugenda ngo mukiga, ngo ijambo rivuga ngo icyo ngunda ni imbabazi. Kristo ni umunyembabazi, agira imbabazi. Umuntu yakanga kukubabarira, umuntu yakanga kugira neza, ariko Kristo yuzuye imbabazi. Twaramukoreshereje, twamucumuyeho, twagenze uko tudakwiye, ariko iyo tuje kuri Kristo duciye bugufi tukamenekera imbere y'Imana, Imana itugira neza. Ngo umutima umenetse ntabwo Imana izawusuzugura kandi nta nubwo izawirengagiza. Hahigwa abaciye mu mitima yabo bugufi cyane, kuko abo nibo bazabona umwami Imana, kandi ubwami ni ubwabo. Rero mwene data, shuti yanjye, Kristo ashaka kukugira neza, Kristo ashaka kugukiza. Ntabwo Kristo yazanywe n'abakire, ntabwo Kristo yazanywe n'abakomeye, ntabwo Kristo yazanywe n'abanyabwenge, ntabwo Kristo yazanywe n'abakiranutsi, ntabwo Kristo yazanywe n'abazima, ahubwo yazanywe na babandi bapfuye mu byaha, babandi bapfuye ku ishusho y'Imana, babandi bapfuye kuba abera, babandi bapfuye ndi bakigira ishusho yo kwera. Abo nibo Kristo yaje gushaka, yaje gushaka ya ndama yazimiye. Murebe ukuntu Kristo yuzuye urukundo, yaretse indama 99 arazireka ngajya gushaka ya yindi yazimiye. Ya yindi yazimiye ni wowe. Yesu ashaka kukugira neza. Ya yindi yazimiye ni njye. Yesu ashaka kukugira neza. Twitaba umuhamagaro w'Imana. Imana ishaka kuturengera, Imana ishaka kudukiza, Imana ishaka kudukiza kujya muri rwa rwobo, Imana ishaka kudukiza twere kujya muri wa muriro, Imana ishaka kutubohora. Icyacyo waba warakoze cyose, icyo usabwa no guca bugufi. Imana irakugirira imbabazi. Ngabyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abadwaye. Ntabwo Kristo yazanywe n'umuntu w'umukiranutsi, kuko Yobu yari akiranutse, nta mpamvu yo kuza kuko yari ari umukiranutsi. N'abandi bose n'indwara zose dusoma
dusanga zagaragaje imirimo myiza yo kwizerwa, baragaragaje ishusho yo gukiranuka. Ntabwo Kristo yari araza, ariko kuko twari twuzuye ibyaha, twari duhetamye, twari twishwe na bwaki y'ibyaha, Yesu yaje aratubohora. Ntabwo Yesu yaje mu isi kubera Yobu, ntabwo Yesu yaje mu isi kubera Aburahamu, ntabwo Yesu yaje muri isi kubera Henoke. Oya, yaje mu isi kubera Jean d'Arc. Njye nari ndi umunyabyaha. Yaje muri isi kubera wowe. Yesu yaje mu isi kubera runaka. Yesu yaje mu isi kuko twari turi abajura, twari turi abasambanyi, twakora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo byose twari abantu bashize isoni, tuvuga amagambo y'urukozasoni. Yesu nitwe yaje kubohora. Yesu arashaka guhindura ubuzima bwawe. Ese witeguye kumwitaba? Ese witeguye kwakira imbabazi z'Imana? Imana itugire neza. Reka dusome irindi jambo nanone muri Matayo ibice 18 umurongo wa 11. Yesu arashaka kukurengera, kandi icyamuzanye ndagaruka ukiranuka. Yaje mu isi amenya amaraso kugira ngo atwezeho umugayo wose, kugira ngo ubwo azagaruka azasange nda mugayo uturiho, habe n'agatashi na gato. Imana itugire neza. Matayo ibice 18 umurongo wa 11 haravuga ngo umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyarazimiye. Amena. Yesu yaje gushaka wowe nanjye. Ntabwo yaje gushaka umukiranutsi, yaje gushaka umunyabyaha. Wa wundi urushe, birashoboka kurushe, birashoboka yuko uremerewe, birashoboka ko ari icyaha cyakubaze, urihana bikanga, ariko uyu munsi fata icyemezo. Yesu aguhamagare ubaduka ahuri. Yesu yahamagaye Matayo, yari aremerewe kuko yari umukoresha w'ikoro. Abakora n'imisoro rero bajyana za ruswa, hari nabo baca amande bari kurengana, bari kuzira ubusa, ariko Kristo ngabonye Matayo ngaho yari yicaye, ngari umukoresha w'ikora, aho yakoreraga uwo murimo. Yesu amugira imbabazi, aramubwira ngo urikira. Kandi mwibuke ko ngo Yesu ijambo akunda ngo ni ijambo ryitwa imbabazi. Yesu arashaka kukugira neza mwene data. Wowe wasubiye inyuma, waba warakiye Kristo ukongera ukabivamo, Imana ishaka kukugira neza. Wowe utanarakira Yesu Kristo urahiriwe kuko wumvishe ijambo ry'Imana. Yesu ashaka kukugira neza. Yesu ashaka kukurengera, kandi akujeho ari umunyembabazi nyinshi, akujeho ari uw'ineza. Imana yacu ishimwe. Yesu yuzuye urukundo, ngo ntabwo yaguhanye, nda nubwo azigera guhana. Icyo wowe usabwa ni ukuva mu bibi ukaza mu nzu y'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka. Nimvuga inzu y'Imana, cyane cyane ujye ureba umutima wawe, kuko ubu Imana ntabwo ikiba mu mahema, ntabwo Imana ikiba mu mazu. Oya, ahubwo ngo isigaye iba muri twe, igendera muri twe. Imana ishimye, irara mu mitima yacu, ikayirirwamo. Ariko wa wundi wemeye ukizwe ku gato no ku kanini, Imana yigeze kuba yava ngo mbese muzanyubakira ngo inzu ki? Ko hano mu isi ngari intebe y'ibirenge by'Imana, kariho Imana ishira ibirenge, kandi none bigakwigwa mu isi yose, kandi ngo mu ijuru ni intebe yayo, muzayubakira inzu ki? Dore inzu Imana izakwigwamo n'umutima wawe, ariko izakwiramo nda cyaha ufite, nda nzangano ufite, nda bujyajya ufite, nda buriganya ufite, nda bubeshi ufite, nda kintu cyose cyitwa ikizira ufite. Imana izakwira mu mutima wawe. Iyo niyo nzu Uwiteka ashaka. Hindukira mukobwa w'i Siyoni, hindukira Babuloni, hindukira va Sodomo, hindukira va mu bibi, ukora ibyo Imana ishaka. Imana ishaka kukugira neza, Imana ishaka kukurengera, ngo ubwire yuko atazanywe n'abazima, ngo ahubwo yazanywe n'abadwayi, yazanywe na babandi bari barapfuye mu buryo bw'umwuka, babandi batari bafite amatwi yo kumva ijambo ry'Imana. Abo nibo batumye Yesu Kristo aza kugira ngo abakindure, abahe ubuzima busha. Yesu araguhamagara. Yesu ashaka kukugira neza. Yesu ashaka kukugira imbabazi, kandi Yesu ashaka
ashaka kukwakirana n'urukundo rwishi. Ese wemeye kumwakira? Ese wemeye kumutuza muri wowe? Ese wemeye kureka ibibi? Ese wemeye kuvuga uwo mwami? Ese wemeye gukorera uwo mwami? Niba wemeye kwakira uwo mwami, va mu bigawa ujye mu bishimwa n'Imana. Va mu ngeso mbi ube umunyangeso nziza. Wera imbuto zikwiriye umwuka, wera imbuto zikwiriye abihanye, ineza, urukundo, ibyishimo, kwihangana n'ibindi. Abameze batyo ngo ndateka bazacigwaho. Imana ishimye. Yesu Kristo ntabwo yazanywe n'abazima ahubwo yazanywe n'abagwayi. Bene data, no mu buzima busanzwe iyo umuntu adwaye niwe ukenera muganga. Umuzima ntabwo akenera muganga. Tuve mu bidatunganye, Kristo atuvure. Kristo yiteguye kuduha ubuzima bushya. Kristo yiteguye kuduha amahoro, yiteguye kudutura imitwaro iri kuduhetamisha, yiteguye kudukuraho ibidutwaza igitugu. Icyo dusabwa ni kimwe: twemere ibyaha byacu, twemere indegenge zacu, tumenekere imbere y'Uwiteka Imana yacu. Iratugira neza. Dawidi yavuze neza ngo umutima umenetse ngo ntabwo uzawusuzugura. Haleluya. Imana yacu yiteguye kukiza umuntu wese ugwaye, umuntu uhetamishijwe n'ibyaha, umuntu ibyaha byabase. Kristo yiteguye kumukiza. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Iki Imana inshakaho ni ugukora iby'ijambo ryayo rinsaba. Iki Imana gushaka ni ugukora iby'ijambo ryayo rigusaba. Ndahabwa Imana ishaka ngo uboroke Bibiliya yose ngo uyishire mu mutwe. Oya, niyo wavuga ati ngo yewe, ukumva ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo ni iki ndagukoreye, ukamenya niba Uwiteka ari byo yagukoreye, va mu bigawa. Niba ijambo ry'Imana yavuze ngo kuko yakunze abari mu isi cyane nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo iyo ubyumvishe wumva urukundo Imana yagukunze, ukavuga ati no, sindajya mu byaha, ndababaza umuremyi wanjye, sindajya mu byaha, ndababaza Imana yanjye, sindajya mu byaha, ndasubiza Kristo ku musaraba. Iyo utekereje ijambo ry'Imana rihita rikubwira ati have ibyo si ibyawe. Ariko iyo uriborotse ukavuga ngo ngo Imana irangunda ariko ndukunda mwene sko, ndaguba wumviye ijambo ry'Imana, ndanubwo uburyubahirije ahubwo bubayumye mu banditsi n'abafarisayo. Ngo rero Yesu ngagiye ngo kwa Zakayo ngo baratangara, ngo mbese ngo kuvuga ngo umwami ajye ku munyabyaha, kuvuga ngo umuhanuzi ajye ku munyabyaha. Imana yatanze Yesu kubw'abanyabyaha, ndabwo Imana yatanze Yesu kubw'abakiranutsi. Aribyo ndabwo Kristo abe yaraje. Ndabwo Imana yatanze Yesu kubw'umugaragu wayo Henoke we yanahise agendaniraho. Ndabwo Bibiliya ivuga ngo yapfuye ngo no, yisanze umwuka w'Imana wamuteruye kubera gukiranuka. Rero Kristo yazanywe nawe nanjye kuko twari turi abanyabyaha, ariko ibyo twakoze tugarukiraho, duhindukire, dukora ibyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana umutwe wayo uravuga muri Yesaya ngo Uwiteka yemeye kubabarira ngo abihanye. Yewe wasubiye inyuma, garukiraho, Uwiteka kugirira imbabazi. Wowe watambikiriye ujya mu bidatunganye, garukiraho, Imana ikugira ubuntu. Icyazanye Kristo ndabwo ari ukuguciraho iteka. Icyazanye Kristo ndabwo ari ukujyana muri rwa rwobo. Icyazanye Kristo ndabwo ari ukugira ngo uzajye mu muriro w'iteka. No. Icyazanye Kristo ni ukugira ngo wezwe nanjye nezwe, dutunganwe, tuve mu byaha, dukore ibishimwa n'Imana. Igihe nikiza Yesu azaze atujyane mu bwami bwiwe. Ubwo azajyana itorero, wowe unyumva nduzasigare. Ubwo azajyana itorero nanjye uvuga sinzasigare. Umuririmbyi aravuga ngo twaba twararuhiye iki? Abo bavuga ngo twaba twararuhiye iki ni babandi bakoze, bagasenga, bakabwiriza, bagahanura, bagakora imirimo yose, ariko ku munota wa nyuma ugasanga buze ijuru. Imana itugire neza. Naguhamagarizaga ngo Yesu Kristo aje ahuri, ari uw'ineza, ari umunyembabazi, yuzuye ubuntu n'ibambe, yuzuye urukundo. Yesu Kristo
akunda ijambo ryitwa imbabazi. Ashaka kukubabarira, ashaka kukubabarira. Kristo ashaka kukubohora, Kristo ashaka kukugira icyaremye gisha, kandi Kristo ateze amaboko, ateze amaboko. Yiteguye kukwakira mukobwa, musore yiteguye kukwakira, mama Kristo yiteguye kukwakira, papa Kristo yiteguye kukwakira, mwana muto Kristo yiteguye kukwakira, yiteguye kukugira neza. Kristo ni uw'ineza. Yesu Kristo yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukugira umwana we, yiteguye kukugira inshuti ye, yiteguye kukugirira imbabazi ndetse n'ibambe. Ni wowe kumwemera kandi ni wowe kumwakira. Ijambo rya Imana riravuga ngo uwemera uwo mwana ndawundi ni Yesu Kristo, ngafite ubugingo buhoraho. Ariko umwihakana cyangwa se uwanga kumwakira nda bugingo afite. Yesu araguhamagara agukize urupfu rw'iteka. Yesu arimo kuguhamagara ngo agukure mu urwo rwobo rw'ubusambanyi, mu urwo rwobo rubi rurimo ibyaha, rurimo indegenge. Yesu Kristo arimo kuguhamagara kukugirira neza, agushyindura ubuzima, aguhamagara amashya, aguhe roho nshya, agucure ube ngashyireje, umere nk'ubwoya bw'intama, ushinduke, were urushe kuba kwera, urusha urubura kwera. Yesu Kristo araguhamagarira ineza, si nabi. Araguhamagarira ineza, ashaka kukurengera. Imana yacu ishimye. Ijambo ry'Imana Matayo 21:5 haravuga ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Amen. Mukobwa, musore, mubyeyi, mupapa, bana bato, yemye batuye isi, Yesu Kristo azanywe n'ineza, Yesu Kristo azanywe n'imbabazi. Yesu Kristo arimo yinginga bandu nimwinjire mu nguge, bandu nimutunganye inzira z'Uwiteka, bandu nimugorore inzira z'Uwiteka. Arega nanjye ndimo nubwo ndi kuvuga bandu kuko nanjye ndi umuntu. Ijambo ry'Imana arimo kuduhamagariza twitunganye, tuve mu byaha, tuve mu ngeso mbi. Dore imvura igiye kugwa, dore imvura igiye kugwa, iminsi ni mibi, dutunganye inzira zacu. Nowa yubaka inguge, arabyata abantu mwinjire mu nguge, abantu mwinjire mu nguge. Ati none Nowa yasaze, ngo uyu musaza yasaze, ngo nimuze twikomereze mu byo kwinezeza. Ariko umunsi wabaye umwe ngo imvura iragwa, ngo barakomanga Nowa dukingure. Nowa yababwiye ijambo rikomeye ati sinjye wafunze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ikinga ndabasha gukingura, ifungura ndabasha gukinga. Muze twinjire mu nguge. Kristo ari kuduhamagaza ineza, ari kuduhamagaza urukundo, ari kuduhamagaza imbabazi. Yesu yaragiye kwa Zakayo, abantu baravuga ati mwigisha, ngo umwigisha ari gusangira n'umunyabyaha. Yesu yaragiye kurokora ubugingo bwa Zakayo, kandi nicyo cyari cyaramuzanye. Ntabwo Yesu yazanywe n'abapasiteri, ntabwo Yesu yazanywe n'abanditsi, ntabwo Yesu yazanywe n'amatitre abantu dusigaye dufite muri iyi minsi. Yesu yazanywe n'umuntu witwa umunyabyaha, umuntu wese uzi ko yakoze icyaha. Yesu yaje kugira ngo amukize ingoyi y'urupfu rw'iteka ryose. Ijambo ry'Imana rigira aho rigukura kandi rigira naho rigugeza. Icyo ngwifuriza ni ukuzaba muri wa mugwa, muri rwa rurembo rwera rabagirana. Imana amahoro ibagire neza. Yesu wahamagaye Matayo, mwumvire agukiriza ubugingo. Yesu akijije ibirema, agakiza impumyi, agakiza ibyaha, agakiza abagwaye mu migongo, agakiza abahetamye, agakiza impumyi, agakiza buzuye dayimoni, agakiza indwara zose z'uburyo. Uwo Yesu ndaho yagiye na n'ubu aracyahari. Ndakubwira ndi
Ntabwo Yesu yazanywe n'abanyabwenge, ntabwo yazanye n'abakiranutsi, ntabwo yazanywe n'abantu bafite amatitire ahambaye muri ibihe bya none. Yazanywe n'umuntu witwa umunyabyaha, umuntu witwa umudwayi, umuntu wapfuye mu buryo bw'umwuka. Abo nibo Yesu yaziye, kandi ayo mazina yose mvuze ni izina rimwe nubwo yatandukanye. Yesu yavuze ngo umuntu muzima ntabwo akenera muganga. Twese turagwaye kandi twese turarushye. Muze tumenekere imbere y'Imana, Imana itubohore. Mwene data, ca bugufi n'ubutsinzwe n'ijambo ry'Imana, duce bugufi dusabe Imana imbabazi. Kandi Imana yavuze ngo Kristo akunda imbabazi. Kristo akunda imbabazi, ashaka kukubabarira, ashaka kukugirira neza. Imana amahoro iguha umugisha wowe wumvishe ijambo ry'Imana. Reka duce bugufi dusabe Imana imbabazi, kuko ijambo ry'Imana riziye kutubwira ndi duce bugufi tuve mu bidatunganywe dukora ibyo Imana ishaka. Kandi Yesu aje ari uw'ineza, aje ari umunyembabazi nyinshi cyane. Akira imbabazi z'Imana kandi witabe Kristo. Arimo kuguhamagara. Yahamagaye Matayo, yahamagaye Andreya, yahamagaye Petero n'abandi n'abandi, kandi abo bose bamuyobotse bakoze ibyo gukiranuka. Ubu bategereje imbanda y'umwami, barasinzire ndago bapfuye. Icyo ngwifurije ndugapfe aho kuzasinzira, kuko abapfa bazapfa bazukire umuborogo, ariko abasinzire ngo basinzire mu mahoro. Bategereje imbanda y'Uwiteka nivuga, bazazukira ibyishimo. Duce bugufi. Mana ya Yakobo, Mana yacu, Mana ya Isiraheli, Mana ikomeye, Mana ya Aburahamu, Mana y'inyembabazi, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Twagiye mu bidatunganye, twavuze amagambo ataguhesheje icyubahiro, twananiwe gutanga imbabazi, twishije hejuru ntitwaca bugufi. Ariko ijambo ryawe riradubwiye ngo wazanywe n'umunyabyaha. Duciye bugufi cyane, utubabarire. Babarira bene data abaswe n'icyaha gikomeye cy'ubusambanyi, abaswe n'icyaha cy'ubwicanyi mu buryo bwo kwanga abandi, abaswe n'icyaha cyo kutatanga ngo batange imbabazi. Mana beze, ubezeshe amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso atubohora dukureka ibi cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rya Mwami, reka Data wera rikora imirimo mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira kubw'imbabazi zawe, kandi Mwami ndakwinginze bara bose baruhijwe n'ibyaha ubaruhure. Abemeye Mwami kukwitaba ubaha amahoro, kandi Mwami ndagusaba ngo uture mu mitima yabo iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ukwiyeguriye wese umugire neza, kandi umuhe imbaraga zo kutagura icyaha ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Umwuzuza umunezero w'agakiza, kandi buri gitondo ndetse na nimugoroba ndetse no mu gicamunsi ariho ku manywa ujye umwumvisha imbabazi zawe. Turagushimira kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom shalom. Naho ubutaha. Imana y'amahoro ibahe umugisha.